Jambo yabaye umuntu abana natwe tubona ubwiza bwe busa n'ubwo umwana w'ikinege wa se yuzuye ubuntu n'ukuri. Abahanuzi bose baramuhamije bavuga ko uzamwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Jambo rero yarahanuwe ahanurwa n'abahanuzi bose. Mu Bafilipi igice cya mbere 26 ho hakatubwira ko Yesu ari we byishimo by'abakristo. Hanyuma mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 9 atubwira ko Yesu ari we kuzura kubumana. Mu Batesalonike ba mbere ibice 4:17 atubwira ko Yesu ari uduhumuriza. Abatesalonike ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 12 atubwira ko Yesu ari we bwiza bwacu. Timoteyo wa mbere igice cya 4 umurongo wa 10 atubwira ko Yesu ari utubeshaho. Timoteyo wa kabiri ibice 4 umurongo wa 8 atubwira ko Yesu ari uzatugororera. Hanyuma Tito kabiri umurongo wa 13 akatubwira ko Yesu ari we byiringiro byacu by'umugisha. Abaheburayo igice cya 4 n'umurongo wa 15 atubwira ko Yesu ari we mutambyi wacu mukuru. Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 4 atubwira ko Yesu ari we sezerano ry'igiciro. Yohana wa mbere atubwira ko ari ubugingo. Yohana wa kabiri atubwira ko ari inzira. Yohana wa gatatu akatubwira ko ari ukuri. Icyambere Yesu yadukoreye ku musaraba, cyambere nuko yadukuyeho ibyaha. Kandi niyo ntego yamuzanye, ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho kugukiranuka. Imibyimba ye niyo yadukijije. Ikindi Yesu yadukoreye gikomeye nuko yadukuyeho imivumo. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka gusuhuze inshuti ya Gusenga everyday. Nizere ko umeze neza mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi yambi, abari muri Afrika mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge turabasuje tubabwira ngo Imana ibahe umugisha kubwo guhitamo ibiganiro byacu. Abari ku mugabane wa Burayi turabasuhuje tubabwira ngo Imana ibahe umugisha kubwo guhitamo ibiganiro byacu. Abari muri Aziya ku mugabane wa Aziya turabasuje nabwe Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane wa Amerika turabasuje tubabwira ngo namwe Imana ibahe umugisha. Ku mugabane wa Australia mukurikirana ibiganiro byacu namwe mu inshuti zacu za Gusenga everyday Imana ibahe umugisha. Nkuko yo muri kuri kamera ya Gusenga every turi kumwe n'umukozi w'Imana mabona ko ari umusaza ukuze. Watangira wibwira abantu urinde uri make kugira ngo abantu bamenye umuntu agiye kubaganiriza uwo ari we. Murakoze. Shalom shalom. Nitwa Pasteur Nsabimana Jean Baptiste. Nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya DPR CGM wa Mpara muri paruwasi ya Gatenga. Hanyuma nkuko mbabwiye nuko nitwa. Aba rero bene data bantumiye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ariko ndagira ngo mbanze ndirimbe indirimbo imwe ya 281 n'indirimbo mu ndirimbo zo gushimisha Imana ivuga ngo ngiye inkuru twumvise. Ngiye inkuru twumvise yuko Yesu akiza, vuga hose iyo nkuru yuko Yesu akiza, menyesha barimbuka abo mu birorero nabo mu midugudu yuko Yesu akiza, menyesha bananiwe yuko Yesu akiza, menyesha bashobewe yuko Yesu akiza, yavuye amaraso ye kera ku musaraba ngo abakize be gupfa, niko Yesu akiza. Bwiribu umvishe Bugesera yuko Yesu akiza, iruki gubabwire yuko Yesu
sakiza umvishi bunyambiriri nindorwa ni bumbogo bwira ni bufumbira yuko Yesu akiza Banyarwanda mumenye yuko Yesu akiza nimwihane mwemere yuko Yesu akiza umvisha abacuruzi no mu nkiko bivuge ni buzungu ni bwami yuko Yesu akiza. Pastor, mbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina watangira usenga Imana nkuko cyane yacu yitwa gusenga cyangwa gusenga buri munsi. Data mwiza turi imbere yawe turagushimiye, ndagushimira kugira neza kwawe kwinshi, ndagushimira urukundo dukunda, ndagushimira kuko urukundo dukunda ni parfait, urukundo dukunda ni limité, urukundo dukunda ni inconditionnel. Turagushimira rero kuko umuhaye akanya keza, occasion nziza yo kugira ngo mvugire kuri iki cyuma. Ndasaba kugira ngo mwami ncishwe bugufi wowe ushyirwe hejuru, kandi nukuri sengeye imitima y'abanyumva bo mu migabane yose y'isi ndetse no mu gihugu cyacu mwami, kugira ngo ijambo ngiye kuvuga ribashe kubagiraho imbaraga n'ubushobozi, rigire impact ikomeye kuri buri wese uryumva. Ndabigushimiye mwami, ngaho bana natwe rero muri byose mu izina rya Kristo Yesu umukiza wacu, amen. Pastor, mbere yuko wijya mu kiganiro, ese Pastor watubwira mu ncamake y'ubuzima bwawe mbere yuko ukizwa n'ingene wakijijwe n'ingene watanguye umurimo mu ncamake? Mu ncamake nakiriye Yesu ndi umusore w'imyaka 24 mu mwaka wa 77 ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 77. Hanyuma nari umusore ufite amatwara maremare, ariko Yesu yangiriye neza ankura mu byaha nari ndimo byari binzonze, ariko Yesu ni mwiza yangiriye neza arankiza. Ubwo rero ndi membre wa mbere mu bakristo batangiye hano muri Nyarugenge, ndi membre wa mbere muri korali yitwa Oziana Muzi, ndi membre wa mbere mu badiakoni b'inyarugenge. Hanyuma ndi umupapa rero w'abana 10, 8 nabyaye na 2 nareze kubera amateka. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero ndagira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana tudatinze. Kadusoma ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana ryanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ni igice cya mbere umurongo wa mbere. Turaza gusoma n'umurongo wa 14. Turaza gusoma no mu rwandiko rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere. Reka dusome. Mbere na mbere hariho Jambo, uwo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Haleluya. Amen. Yohana n'ubundi igice cya mbere umurongo wa 14 haravuga ngo Jambo uwo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Kazusome no mu rwandiko rwa Yohana igice cya mbere n'umurongo wa mbere haravuga ngo uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ari we Jambo ry'ubugingo. Kandi ubwo bugingo bwarerekanywe turabubona,
turabuhamya kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na data wa twese tukabwerekwa. Ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanije na data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Ibyo nibyo tubandikiye kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Imana ishimwe cyane. Tugiye ndaganira ku bintu bibiri. Ndaza kuvuga jambo, mvuge n'imirimo yakoze. Kandi ibyo nibyo nifuza ko abantu bose bamenya. Bakwiye kumenya jambo, bakamenya n'imirimo yakoze. Ndavuga rero jambo, nk'uko Bibiri tubwiye ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Muri Yohana wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 14 ho akavuga ngo jambo yabaye umuntu abana natwe tubona ubwiza bwe busa n'ubwo mwana w'ikinege wa se yuzuye ubuntu n'ukuri. Haleluya. Kandi wahozeho niwe dushaka kuvuga, niwe dushaka kubwira abantu. Paulo ageze Korinto yaravuze ngo nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, niwe Yesu Kristo wabambwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ndashaka rero kuvuga jambo. Bibiliya iratubwira itubwira ko twebwe ubwacu turi urubyaro rw'ijambo. Muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 23 haratubwira ngo kuko twabyawe ubwa kabiri tutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo twabyawe n'imbuto itabora, tubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Muri Yakobo igice cya mbere n'umurongo wa 18 ho hakatubwira ngo yatubyarishije ijambo ry'ukuri, nk'uko yabigambiriye kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Petero yabivuze neza nawe mu rwandiko rwe rwa kabiri igice cya mbere umurongo wa 19 aravuga ngo nyamara hari ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, ngo muzaba mugize neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurika hacuze umwijima rigakesha ijoro. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 43 haravuga ngo abahanuzi bose baramuhamije, bavuga ko uzamwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Jambo rero yarahanuwe, ahanurwa n'abahanuzi bose. Bibiliya iramuvuga. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kuvuga mu ncamake uko Bibiliya yose imwita. Icya mbere mu itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15 hatubwira ko Yesu ari urubyaro rw'umugore. Mu Kuva 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri hatubwira ko Yesu ari umwana w'intama wa Pasika. Mu Barewi igice cya 11 umurongo wa 17 hatubwira ko Yesu wacu ari we gitambo cy'impongano. Mu Kubara igice cya 20 n'umurongo wa 8 kugeza kuri 11 hakatubwira ko Yesu ari we gitare cyakubiswe. Mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 18 n'umurongo wa 18 hakatubwira ko Yesu ari umuhanuzi umwizerwa. Muri Yosuwa igice cya 5 n'umurongo wa 15 hakatubwira ko Yesu ari umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Mu Bacamanza igice cya 2 umurongo wa 18 ho hakatubwira ko Yesu ari umurengezi uva ku Mana. Muri Rusi igice cya 3 n'umurongo wa 12 hakatubwira ko Yesu ari we mwene wacu wa bugufi. Birashoboka ko waba udafite mwene wanyu wa bugufi, ariko ndagira ngo mukurangire ni Yesu ni mwene wacu wa bugufi. Muri Samueli wa mbere igice cya 2 umurongo wa 10 hatubwira ko Yesu ari uwasizwe.
muri Samuel wa kabiri igice cya 7 n'umurongo wa 14 akatubwira ko Yesu ari mwene Dawudi. Mu bami ba mbere no mu bami ba kabiri akatubwira ko Yesu ari umwami uzaza. Ingoma ya mbere n'ingoma ya kabiri akatubwira ko Yesu ari umwubatsi w'urusengero. Ezira ibice 6 n'umurongo wa 14 akatubwira ko Yesu ari usana urusengero. Hanyuma Nehemiya igice cya 6 umurongo wa 15 akatubwira ko Yesu ari we usana imitima yasenyutse. Noneho Esteri 4:14 atubwira ko Yesu ari we Morodekayi wacu kandi akaba ari urengera ishyanga. Muri Yobu igice cya 19 n'umurongo wa 25 hakatubwira ko Yesu ari umucunguzi muzima. Hanyuma muri Zaburi 150 n'umurongo wa 6 hatubwira ko Yesu ari we shimwe ry'Abisirayeli. Mu Migani igice cya 8 n'umurongo wa 22 hakatubwira ko Yesu ari we bwenge bw'Imana. Hanyuma mu Mubwiriza 12 n'umurongo wa 11 hakatubwira ko Yesu ari we mwigisha mukuru. Mu ndirimbo za Salomo igice cya 5 n'umurongo w'10 hatubwira ko Yesu ari inyamibwa iruta abantu inzovu. Muri Yesaya igice cya 9 guhera ku murongo wa 5 n'uwa 6 hakatubwira ko Yesu ari igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Muri Yeremiya 31 n'umurongo wa 31 ho hakatubwira ko Yesu ari we sezerano rishya. Mu Maganya ya Yeremiya igice cya 3 n'umurongo wa 28 ho hakatubwira ko Yesu ari umuntu wagize agahinda. Muri Ezekiyeli 43 umurongo wa 2 hatubwira ko Yesu ari we bwiza bw'Uwiteka. Muri Danieli igice cya 9 n'umurongo wa 25 hakatubwira ko Yesu ari we Mesiya uzaza. Abahanuzi bose baramuhamije, uwo ndi kubabwira ni Mesiya, ni Yesu. Haleluya. Noneho muri Hoseya igice cya 3 umurongo wa 1 hatubwira ko Yesu ari ukunda abatari bakwiriye gukundwa. Muri Yoweri igice cya 3 n'umurongo wa 16 akatubwira ko Yesu ari we byiringiro bya Isirayeli. Muri Amose igice cya 9 umurongo wa 13 hakatubwira ko Yesu ari umubibyi w'imbuto. Muri Obadiya igice cya mbere umurongo wa 21 hatubwira ko Yesu ari umukiza. Muri Yona igice cya 2 n'umurongo w'10 hakatubwira ko Yesu ari we misiyoneri wacu mukuru akaba n'uwazutse. Muri Mika igice Nahumu igice cya 2 umurongo wa 1 atubwira ko Yesu ari umuhozi uvunagura. Muri Mika igice cya 5 umurongo wa 2 akatubwira ko Yesu ari umutware wa Isirayeli. Habakuki igice cya mbere n'umurongo wa 13 akatubwira ko Yesu ari we bwiza bw'Uwiteka, ari Imana yera. Noneho muri Zefaniya 3:15 hakatubwira ko Yesu ari umwami wa Isirayeli. Muri Hagayi igice cya 2 umurongo wa 7 hatubwira ko Yesu ari umwami twategereje. Zakariya igice cya 3 umurongo wa 8 hatubwira ko Yesu ari we shami ryo gukiranuka. Muri Maraki 4:10 umurongo wa 2 hatubwira ko Yesu ari we zuba ryo gukiranuka. Hanyuma muri Matayo igice cya 2 umurongo wa 2 ho hatubwira ko Yesu ari umwami. Muri Mariko igice cya 10:45 hatubwira ko Yesu ari umugaragu w'Uwiteka. Luka igice cya 19 umurongo w'10 hatubwira ko Yesu ari umwana w'umuntu.
muri Yohana 3:16 akatubwira ko Yesu ari umwana w'Imana. Mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 9 n'uwa 10 hatubwira ko Yesu ari umwami wagiye mu ijuru. Mu Baroma 1:17 hakatubwira ko Yesu ari we gukiranuka kwacu. Mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere 30 hakatubwira ko Yesu ari we kwezwa kwacu. Abikorinto ba kabiri igice cya 12 umurongo wa 9 tubwira ko Yesu ari uduhagije. Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 4 hatubwira ko Yesu ari we mudendezo w'abakristo. Mu Befeso igice cya mbere n'umurongo wa 21 hatubwira ko Yesu ari we mutwe w'itorero. Itorero rero Yesu niwe mutwe, noneho Kristo natwe turi ingingo zigize umubiri wa Kristo. Ni ukuvuga ko itorero rya Kristo rero ntago rihumekera hano ku isi, ahubwo rihumekera mu ijuru. Amen. Haleluya. Amen. Ikindi mu Bafilipi igice cya mbere 26 ho hakatubwira ko Yesu ari we byishimo by'abakristo. Hanyuma mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 9 hatubwira ko Yesu ari we kuzura kubumana. Mu Batesalonike ba mbere ibice 4:17 hatubwira ko Yesu ari uduhumuriza. Abatesalonike ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 12 hatubwira ko Yesu ari we bwiza bwacu. Timoteyo wa mbere igice cya 4 umurongo wa 10 hatubwira ko Yesu ari utubeshaho. Timoteyo wa kabiri ibice 4 umurongo wa 8 hatubwira ko Yesu ari uzatugororera. Hanyuma Tito kabiri umurongo wa 13 hakatubwira ko Yesu ari we byiringiro byacu by'umugisha. Filemoni igice cya mbere umurongo wa 17 hatubwira ko Yesu ari we nshungu yacu. Abaheburayo igice cya 4 n'umurongo wa 15 hatubwira ko Yesu ari we mutambyi wacu mukuru. Haleluya. Amen. Noneho Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5 hatubwira ko Yesu ari utanga ubwenge. Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 6 atubwira ko Yesu ari we buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ryahindutse rikomeza ifuruka. Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 4 atubwira ko Yesu ari we sezerano ry'igiciro. Yohana wa mbere atubwira ko ari ubugingo, Yohana wa kabiri atubwira ko ari inzira, Yohana wa gatatu akatubwira ko ari ukuri. Yuda atubwira ko Yesu ari we byiringiro byacu. Byahishuwe 19 n'umurongo wa 16 akatubwira ko Yesu ari umwami w'abami. Uwo narindi kubabwira rero ni Jambo. Maze kubabwira Jambo ndashaka kubabwira n'imirimo yakoze. Amen. Haleluya. Amen. Imirimo yakoze rero turagira ngo tuyivugeho gato nayo. Ndifuza ko abantu bose banyumva bakwiye kumenya imirimo Yesu yakoreye ku musaraba. Kuko umusaraba ni wo pfundo ry'ubutumwa, ibyo twavuga byose tutajyana abantu ku musaraba nta kintu twaba dukoze. Haleluya. Ndashaka kubabwira rero imirimo Yesu yakoze ku musaraba ikwiriye gutuma tumushima, kandi niyo ituma tubaho Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Icyambere Yesu yadukoreye ku musaraba, ndashaka guhera ku cyo yakoze bwa mbere. Icyambere nuko yadukuyeho ibyaha. Haleluya. Kandi niyo ntego yamuzanye, yaje kudukuraho ibyaha. Nkuko ijambo ry'Imana ribihamya, ijambo ry'Imana rirabiduhamiriza mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto rwa 2 ibice 5 n'umurongo wa 21 haratubwira ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Amen. Ikindi irindi turisoma muri Petero mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice ni cya 2 umurongo wa 24 haratubwira ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho kugukiranuka, imibyimba ye niyo yadukijije. Ni ukuvuga ko Yesu yadukoreye ibintu bibiri by'indashyikirwa. Bwa mbere yadukuyeho ibyaha, arangije adukuraho n'indwara. Nashimwe Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Ikindi
Yesu yadukoreye yadukuyeho ubukene. Haleluya. Yadukuyeho ubukene kuko yari umutunzi yemera guhinduka umukene mu cyimbo cyacu. Bibiliya iratubwira ngo ufite Yesu aba afite byose. Haleluya. Kuko mu Bafilipi 4:19 haratubwira, Pawulo yandikira Abafilipi yarababwiye ngo kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri. Ni ukuvuga ko Yesu yaje kutumara ibibazo, akatumara ubukene, yemera kuba banke yacu. Haleluya. Atubera we ni banke, amaraso ye ni carnet de chèque, amasezerano ye ni signature. Murumva rero ko ntabwo tukiri abantu boroheje, turi abana b'ibwami. Data ni umwami w'abami, ni umutwaro utwara abatwara. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ikindi Yesu yadukoreye gikomeye nuko yadukuyeho imivumo. Abantu benshi batinya imivumo, bagatinya ibintu by'imivumo n'ibya karande n'ibiki, ariko Kristo Yesu yadukuyeho imivumo yose nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira mu Bagalatiya 3:13 haratubwira ngo Kristo Yesu yaducunguriye kugira ngo dukizwe imivumo y'amategeko, ahinduka ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Yesu ari Imana yaremeye aramanikwa kugira ngo imivumo yose dukurweho. Ubu turi ubwoko butavumika. Haleluya. Turi abanyamugisha by'ukuri kubera Yesu. Yesu nashimwe. Ikindi Yesu yadukoreye gikomeye nuko yadukuye mu bya kera akaduha ibishya. Bibiliya iratubwira mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye itorero ry'Abikorinto 5:17 haratubwira ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera byose biba bishize. Pawulo amaze guhindurwa n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Pawulo amaze guhindurwa n'ijambo ry'Imana yandikiye Abagalatiya arababwira ngo ubu nabambanywe na Kristo, none ubu ndiho, ariko si jye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora nkiri mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Akomeza ku bice 4:14 na ibice 6:14 aravuga ngo ubu sinkirata ikindi keretse umusaraba w'umwami watumye isi imbera nk'ibambwe, nanjye nkayibera nk'ubambwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikindi Yesu yadukoreye gikomeye nuko yadukuyeho urubanza, kandi yadukuyeho urubanza rw'ibihe byose. Yadukuyeho urubanza rw'ibihe byose nk'uko tubisoma mu Baroma igice cya 8 n'umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 4. Dusome mu Baroma ibice 8 n'umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Bibiliya iratubwira ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo ryatubatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Haleluya. Kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha. Imana icira ibyaha bya kamere witeka kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twebwe abadakurikiza ibya kamere y'umubiri, ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka ukazana ubugingo n'amahoro. Haleluya. Ikindi Yesu yadukoreye gikomeye, haleluya, nuko yadukuyeho igisuzuguriro. Bibiliya iratubwira muri Ezekiyeli 36 n'umurongo wa 15 haratubwira ngo sinshaka
niko Uwiteka yirahiye aravuga ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo, n'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi. Yesu rero yadukuyeho igisuzuguriro, twarabibonye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikindi Yesu yadukoreye gikomeye, haleluya, nuko yabaye umuhuza wo kuduhuza n'Imana. Haleluya. Ibyo bintu ni ibintu bikomeye abantu bakwiriye kumenya. Icyampa buri muntu wese unyumva uri utegereye amatwi iki kiganiro na akabyumva bikamuhindura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu yangiriye neza. Ndashimira Yesu kuko ntabwo nakirijwe mu idini, ahubwo nge nakirijwe muri Yesu. Haleluya. Kandi namaze kumenya ko isi iradeforma, ariko idini rigaforma, ariko Yesu agatransforma. Ndashimira Yesu kuko yangiriye neza. Haleluya. Ikindi Yesu yakoze gikomeye, haleluya, yabaye umuhuza wacu n'Imana. Tubisoma mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, ibice 5 n'umurongo wa 18 n'uwa 19. Aratubwira ngo ibyo byose biva ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, irangije iduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ngo kuko muri Kristo Yesu nimwe Imana yiyungiye n'abari mu isi, niyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Murongo wa 20 aravuga ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana yingingira abantu muri twe kugira ngo biyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ikindi Yesu yadukoreye gikomeye, haleluya, nuko yadutsindiye Satani n'abambari. Satani twe turwanana n'uwanesheje, kandi tukarwana n'ingabo zatsinzwe. Ndagira ngo mbibamenyeshe, icyama abantu bose bakabyumva bakabimenya ko turwanana n'uwanesheje kandi tukarwana n'ingabo zatsinzwe. Satani yarakubiswe ku mugaragaro. Bibiliya ibitubwira neza mu Bakolosayi igice cya 2 n'umurongo wa 14 n'uwa 15. Haratubwira ngo igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba, imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iy'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ayo mabatayo yose Yesu yarayatsinze ku mugaragaro. Amen. Arangije gutsinda, natwe aduha ubwo bushobozi, aduha ubwo butware, aduha n'izo mbaraga, ni nazo zidukoreramo n'uyu munsi. Bibiliya iratubwira ngo, haleluya, iratubwira muri Luka igice cya 10 n'umurongo wa 19, haratubwira ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kizagira icyo kibatwara rwose. Kandi mwe kwishimira ko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Haleluya. Bwana sifiwe. Noneho ikindi Yesu yaduhaye ubwo butware, tubisoma muri Mariko igice cya 17, igice cya 16 n'umurongo wa 17. Haratubwira ngo, haleluya, haratubwira ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera. Tuzirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, tuzavuga indimi nshya, tuzafata inzoka, tuzanywa ikintu cyica, kandi ntacyo kizadutwara na hato. Tuzarambika ibiganza ku barwayi mu izina rya Yesu bakire. Haleluya. Amen. Ikindi Yesu yadukoreye ku musaraba, narindi kubabwira imirimo Yesu yakoreye ku musaraba. Ikindi yakoreye ku musaraba cyanyuma nuko yadutsindiye n'urupfu. Urupfu rwajyaga rudutinyisha, rukadutera ubwoba, ariko ndagira ngo mbabwire yuko Yesu urupfu yararunesheje. Haleluya. Amen. Yaruneshereje ku musaraba. Tubisoma mu Baheburayo igice cya 2 n'umurongo wa 14 n'uwa 15. Aravuga ngo nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko yahuje ibyo natwe, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, kandi ngo abature
abari barahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Haleluya. Yesu yatsinze urupfu. Urupfu rero ntabwo rugifite imbaraga zo kugira icyo dutwara, kubera ko Yesu yararunesheje. Bibiliya iratubwira ngo ntabwo ari abamarayika yatabaye, ngo ahubwo ni twebwe urubyaro rwa Aburahamu. Ngo kandi haleluya, nicyo cyatumye ngo yarakwiye gushushanywa na bene se kuri byose, kugira ngo yarakwiye gushushanywa na bene se kuri byose kugira ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi utwara inzu y'Imana. Ngo kandi ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara n'abageragezwa bose. Nashimwe Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Bene data rero nindi kubabwira jambo, mbabwira n'imirimo yakoze. Haleluya. Ibyo nibyo twizeye, turahinduka, turakira. Yesu ashimwe cyane. Tuba abana b'Imana. Haleluya. Nagira ngo mbwire umuntu wese unyumvishije cyangwa untegeye amatwi uyu mwanya, Satani akaba yaramubase afite ububata kirimo, ndagira ngo ubatuke rwose, wizere uwo mwami. Ni umwami wo kwizerwa, ni umwami ukiranuka, ni umwami ufite ubushobozi kugira ngo abohore umutima wawe, aguha amahoro, ube muzima, ubohoke, ugubwe neza. Birashoboka ko waba ufite ibikuboshye, ndagira ngo mbikubwire yuko Yesu yaranesheje, Yesu ari ku ngoma kandi azahoranesha. Ndagira ngo nkugire inama, wegere Yesu. Niwe wenyine wavuze, atanga invitation, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Mwami Yesu Kristo rero ibyo byose yabikoze ku bwawe, ndagira ngo umwizere. Bibiliya iratubwira mu Baroma igice cya 10:9 aravuga ngo haratubwira ngo kuko haleluya, kwizera guheshwa no kumva. Haleluya. Amen. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye, uzakizwa. Ngo kuko umutima ari umuntu yizeza, akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Niwatura Yesu gutyo, ukamenya ko ari umwami, nawe imibereho yawe irahinduka, ubi cyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Imana tugire neza. Ndagira ngo dusenge Imana. Niba untegeye amatwi, ndagira ngo ngusengere kugira ngo Imana ikugirire neza, kubohore. Mana nziza, mu izina rya Yesu turi imbere yawe, turagushimiye. Gushimiye imirimo myiza wakoreye ku musaraba kugira ngo twebwe tubone agakiza. Turagushimira imibabaro yacu n'intimba zacu nizo wishyizeho, nkuko tubisoma muri Yesaya 53:4 ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ngo kandi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Turagushimiye rero mwami, girira neza buri muntu wese wari uri kunyumva, utari wakumenya, utari wakwizera, mwami ureke ashyira ibyiringiro bye muri wowe. Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, cyera imbuto mu gihe cyacyo. Icyubahiro gikomeze kuba cyawe none n'iteka ryose. Amen. Reka tugushimire Pastor, tugubenge Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro, tugubenge nawe Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yakanze subscribe cyangwa wakoze sabone, nawe tugubenge ngo Imana iguhe umugisha. Tukaba tubashimiye, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha, tubasaba gusharinga kino kiganiro cyangwa gupartager cyangwa kugihereza inshuti kino kiganiro, urangiza kucumva ugihereza inshuti yawe yaba ari imwe cyangwa ebyiri, tutadufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Pastor, wasoza umuntu yashobora kuba yifuje, akubonye ubwa mbere yaba yifuje kuza guhamagara cyangwa kuganira cyangwa umufashe watanga adresse? Adresse yanjye ni nomero za telefone ni 0788 51 21 12. Ntabwo ngewe nkoresha WhatsApp,
niyo nomero ndahamagara ubundi nkitaba. Yesu abaho umugisha. urakoze pasiteri, reka tugushime tubwe Imana iguhe umugisha, reka dushime n'umukameramani wacu, ikiganiro nawe gutaha. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.